Ndabasuhuje abadukurikirana bari mu mpande zitandukanye z'igihugu ndetse n'abari hanze yacyo by'umwihariko aba diaspora, mbaha ikaze kuri Mugisha TV. Umunsi mwiza w'abagore ku bari n'abategarugori. Uyu ni umunsi w'ibyishimo ku bagore, aho bishimira ibyo bagezeho, aho bishimira iterambere bamaze kugeraho muri iki gihe, aho bishimira aho bavuye ndetse n'aho bageze. Turasaba rero kugira ngo abafite abagabo baze kubitaho rwose, baze kubitaho, babagenera impano, babagenera ubutumwa, rwose baze kugira icyo babagenera kugira ngo mwishimire umunsi wanyu. Ndetse hari n'abagore baba badafite abagabo, nabo turagira ngo inshuti, abavandimwe ndetse baba bafite n'abana nabo babifuriza umunsi mwiza, ndetse bagira amagambo meza bababwira, zaba ari impano bazibahe kugira ngo bakomeze kunezererwa umunsi wabo. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku butumwa Madamu Jeannette Kagame nk'umugore uri ku ruhembe cyangwa se uhagarariye abandi bagore, nk'uko dukunda kwivuga ko ari first lady. Hari ubutumwa yageneye abagore bagenzi be cyangwa ababyeyi b'abamama. Ubutumwa rero nibwo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Ndagusaba kugira ngo mbere yuko dukomeza ikiganiro cyose, niba utarakora subscribe hano kuri Mugisha TV, kuyikora kugira ngo mutazajya mucikwa n'ibiganiro byiza ndetse n'amakuru agezweho tubagezaho umunsi ku wundi. Madamu Jeannette Kagame yibukije abagore kongera kwigenzura mu marangamutima, imico, imyitwarire no kumenya kwibungabunga ku munsi wabahariwe. Kuri iki cyumweru tariki ya 8 Werurwe ni umunsi mpuzamahanga w'umugore. Madamu Jeannette Kagame abinyujije ku mbuga nkoranyambaga kuri uyu munsi asabye abagore kongera kwigenzura mu marangamutima, imico, imyitwarire, mumenye kwibungabunga, byose bigamije kwiyubaka. Yakomeje agira ati, uyu munsi wongere kubibutsa ko uko mukunda abandi mukabitaho mukabamenya, namwe ari byo bibakwiriye. Yasabye ko uko bita ku buzima bw'abandi ari nako bagomba kwita ku bwabo, cyane cyane ubwo mu mutwe. Ati uko mwita ku buzima bw'abandi namwe mwite ku bwanyu, cyane cyane ubwo mu mutwe. Umunsi mpuzamahanga w'umugore washyizweho n'umuryango w'abibumbye mu 1972 ugamije kugaragaza ibyagezweho mu iterambere ry'uburinganire bw'abagabo n'abagore, uburenganzira no kubaka ubushobozi bw'umugore. Abagore n'abakobwa ku isi hose bagira uruhare rukomeye mu kubaka ubukungu, umuco, politike n'iterambere muri rusange. Ku rwego rw'isi uyu munsi wizihijwe ku nshuro ya 54, naho mu Rwanda ni ku nshuro ya 51. Mushimiye gukurikirana ikiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe. Ndabashimiye.